Eliya ati kimbwira, noneho menye neza kuko uri umukozi w'Imana. Haleluya. Mana we, nubane natwe muri iyi minsi igoye, nukorane natwe imirimo n'ibitangaza. Nubane natwe Mana we. Yo, haleluya, nubane natwe. Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, ampesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Ndabasuje bene data, Imana nibahereza umugisha. Muri hano muri teze amatwi ni kuri Nezerwa TV Rwanda, muri kumwe na Evangeliste Niyonzima Vincent. Dusanzwe tuganira ku ijambo ry'Imana ko bukeye nuko bwije. Imana ibahereza umugisha mwebwe mukomeje kudutega amatwi kandi mudukunda. Imana ibaha umugisha mwinshi, kandi turabifuriza gukomeza gukora subscribe, ku like ndetse na share na comment, kugira ngo Imana ikomeze kubaha umugisha kandi dufatanye kubwiriza, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo abahinduriye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Imana ishimwe cyane. Nta muntu umwe wigira, ariko iyo dufatikanyije twese, kuko turi urugingo rumwe muri Kristo, umurimo w'Imana ugenda neza. Dushyigikire rero, kandi Imana izaguhereza umugisha mu izina rya Yesu. Rero uyu munsi wa none turi kumwe, tugiye kuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha, kandi Imana ikomeze kutugirira neza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo yubaye mu by'Imana nayo iba mu byawe. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bajya bitegereza abantu b'Imana, abantu barimo gusenga, abantu bari gukora umurimo w'Imana, bari kubwiriza, bari gusenga, bagatekereza ko ngo bariya ibyo barimo ntibifatika, ariko twamaze gusobanukirwa neza kubaye mu byayo nayo ihindukira ikaba mu byawe. Imana ishimwe cyane. Reka rero twifashishe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cy'Abami, hanyuma turasoma ibice byaho 18, noneho dusome umurongo waho wa 30 tugeze kuri 32, twumve icyo Imana yacu ivugana natwe mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Eliya ahera ko abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12 uko amabuye y'imiryango ya bene Yakobo imiryango ya bene Yakobo wanganaga, ari we jambo ry'Uwiteka ryagezeho riti Isiraheli niryo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zacyo uruhavu rwajyamo indengo 2 z'imbuto. Imana itugirire neza. Yubaye mu by'Imana mwene data unteze amatwi, Imana nayo ihita ihindukira ikaba mu byawe. Imana ishimwe cyane. Rero dusomye ijambo ry'Imana rivuga kuri Eliya. Eliya uyu muhanuzi, umukozi w'Imana. Haleluya. Eliya Bibiliya avuga ngo yari uw'itishubi, umwe mu basuke b'i Galeyadi, ariko yari umutumishi, yari umukozi w'Imana, yari yuzuye umwuka wera. Imana yacu tugirire neza. Noneho arangije yitegereza muri Isiraheli, cyari igihe hari ku ngoma y'umwami witwa Ahabu, bakoraga ibyangwa n'Uwiteka. Ahabu yaracumuye ku Mana we n'Abisiraheli. Yari afite umugore witwa Yezebeli, yari we mbese yari afite ibigirwamana, yari afite abahanuzi ba Shera. Aho kwishimira abahanuzi b'Imana akishimira abahanuzi ba Shera, yasengaga ibigirwamana. Imana yacu itugirire neza. Ku gihugu cyose
gitakaza ibihe byo gusenga. Igihugu cyose Imana yitwa Uwiteka niyongera kuvuga, Imana irafuha, Imana irababara. Cyaravuze ngo icyubahiro cyayo ntizagihundi, ntabwo izagiha n'ibishushanyo bibajwe. Imana yacu itugirire neza. Kimwe mu bintu Imana ikunda icyubahiro cyayo. Reka nkubwire mwene data wowe unteze amatwi, Imana iriyumva. Haleluya! Imana iriyumva ku buryo nayo ubwayo ijya yibaza ngo mbese bimeze bite. Iriyumva cyane. Yesu nashimwe cyane. Kwiyumva ndimo kuvuga bisobanuye ngo iriyumva, yifitiye icyizere. Yesu nashimwe cyane. Mu yandi magambo iriyemera, yifitiye icyizere. Imana ishimwe. Kwiyemera ntabwo ari ijambo ribi. Namwe bakristo mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, mujye mwiyemera, kuko iyo utiyemeye nta wakwemera. Imana ishimwe cyane. Kwiyemera rero ntabwo ari ijambo ribi. Amen. Hanyuma uyu Imana imaze gufuha igiura mu mukozi wayo Eliya. Imana ishimwe. Eliya nawe ngo abirebye arafuha. Muririmbyi mwararirimbye aravuga ngo ubwo adapfa singipfuye, nge na Yesu turumwe. Imana ishimwe. Hanyuma yumva agize ifuhe, yumva arababaye, yumva ababajwe n'ibyo bari gukora. Arangije arazinduka aragenda ajya kwa Ahabu. Aramubwira atumva rero Ahabu, none aha kubera ibintu mujya mukora, kubera ukuntu mwahemukiye Imana yanjye, kubera ukuntu mwayisuzuguye, kubera ukuntu mwayitakarije icyizere kandi yarabagiriye neza, Imana yanjye rero yarakaye, nanjye narakaye. Imana itugirire neza. Ikimenyimenyi mbikubwire, ngewe nayo, haleluya, turategetse nta mvura izongera kugwa muri iki gihugu usibye igihe tuzagira dute, tuzabivugira. Yesu nashimwe cyane. Kumva inkota y'Uwiteka na Gideyoni, umva induru Abamediyani bahunga. Urumva Uwiteka ajya abana natwe, haleluya, tugakorana ibintu bikomeye, tugakorana ibitangaza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ibitashobokaga bigashoboka kubera ko yabanye natwe. Uwiteka rero abana na Eliya. Haleluya. Eliya avuze ngo ntabwo imvura izongera kugwa. Imana iravuga ati Eliya sawa 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 sawa. Imana ihita imushyigikira. Ngo Ahabu ngo atangira amureba, ashaka kumusuzugura ngo nge ndi umwami, ibyo bintu uri kwizanisha ni ibiki. Eliya aramubwira ati ahubwo noneho kubera n'agasuzuguro kawe n'ikime ntacyo. Imana yacu itugirire neza. Kwa Yesu dufite ubutware n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nkuko yatubwiye. Haleluya. Tugaragara nk'abatariho ariko turiho kandi dutungishije benshi. Imana ishimwe. Haleluya. Mbona uko Imana iramushyigikira Eliya, maze kumushyigikira imvura irahagarara, kime nticyongera kuza. Imana yacu itugirire neza. Ngo Eliya Imana irangije iramubwira ati mwana wanjye, haleluya, iramuhungisha imujyana ahantu ku kagezi k'Ikereti, ngo akajya yinywera amazi y'ako kagezi. Imana ishimwe cyane. Noneho akinywera amazi y'ako kagezi, ngo noneho kubera ko aho hafi nta bintu yari kurya, Imana ikabwira hoteli, ni hoteli yo mu buryo bw'umwuka, ariko ntugire ngo nizi hoteli ujye ureba, ni hoteli yo mu buryo bw'umwuka. Igatunganya ikintu cyitwa inyama, igatunganya n'ikintu cyitwa imitsima. Noneho Imana igahita ireba indege zayo sha. Haleluya. Ninkubwira indege ntugire ngo nizi ujye ubona zigwa i Kanombe, ntabwo ari zo, ni ibisiga. Ibisiga bigafata inyama, bigafata imitsima, bikajya kureba. Haleluya. Eliya noneho byarangiza bikamushyira. Imana yacu nitugirire neza. Eliya yarangiza akarya umutsima, akarya n'izo nyama, akumva ukuntu Yesu agira neza. Haleluya, haleluya. Ako Yesu ni mwiza. Yesu ni mwiza. Abantu batabana na Yesu baragowe, abantu badafite Yesu. Haleluya. Abantu badafite Yesu barahangayitse, ariko iyo ufite Yesu, haleluya, kakubera umwami n'umukiza. Imana ishimwe, biba ari sawa. Haleluya. Hanyuma ngo Eliya aguma aho ngaho akajya yirira imitsima, kirira inyama no kuri ako kagezi. Mboneraho mbwira abantu munteze amatwi, haleluya, we wamaze gukurikira Imana data wa twese, wowe ubana n'Imana nyir'ururembo twerekezamo, haleluya.
oya reka nkubwire yinambeho akaramata, oya reka nkubwire yinambeho akaramata, yinambeho uyitindane nayo izakugirira neza. Aho yagusebereje izongera ihaguhera icyubahiro, kuko niyo igikomeretse yarangiza ikanakomora. Haleluya. Songera ihaguhera icyubahiro. Mana yacu ntabwo yadusebya, ntabwo yatuma tugayika, kuko uriyo. Mbese iyo ntigikwiyemera guseba, natwe ubwacu ntabwo yakemera ko duseba, kuko turi abana bayo. Haleluya. Hanyuma Eliya yibera kuri ako kagezi, akajya arya akanywa. Mana yacu nitugire neza. Mbonera kubabwira bene data, igihe wumva ngo amapfa azatera, kumva umutima uragukutse, kumva ibintu birakomeye, ariko jya reka Imana kuyishakira mu mubiri, ahubwo yishakire mu mwuka. Nuyishakira mu mwuka, Imana uzayumva kandi uzahorana umunezero. Imana ishimwe cyane. Impamvu nkubwira uko yagaburiye Eliya, niko nawe yakugaburira mu bihe bikomeye. Imana ishimwe. Ndagira ngo ngutangarize ko uneze amatwi, nkubwire ngo Imana yacu ntabwo ukuboko kwayo kwaheze ngo inarirwe gukora. Yesu nashimwe cyane. Kandi Imana yacu yitwa Uwiteka rudatetereza abayisunze, giti cy'inganzamarumba isambi itarumba, bwugamo bw'umugaru mutabura ukugenza abayubaha. Reka nyikubwire iyi Imana. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire yagutunga mu bihe bishoboka n'ibidashoboka. Yesu nashimwe cyane. Yagutunga ufite ibyo urebaho, ufite n'ibyo utarebaho. Amen. Haleluya, haleluya. Cyambere nuko mwuka w'Imana bakikurimo, nuko ubugishobora kuvuga ngo Mwami Yesu, n'ubugishobora kuvuga Mwami Yesu, ujye umenya kuri muzima, ujye umenya kuzabaho, ujye umenya kuzakomera, ujye umenya kuzahindurirwa amateka. Zina ry'Imana nirihimbazwe. Haleluya. Eliya igihe kiza kugera ka kagezi, nako kagira gate karakama. Muhanzi umwe yararimbye ngo Imana ikamya akagezi yateguye, kandi abakanga bakatega iminsi ngo urapfa, humura ntacyo uzaba, ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka, bazaruhira ubusa. Gendaho uzangendaho ugeze ryari, ko aho njya atari hafi aha, ngewe navuye kure kandi ndagana kure, utanitafuta mara ngapi. Zanshaka kangahe kweli? Genda umwana w'Imana, ndi mu bikari by'Imana, uririmbye yuzuye umwuka wera, arimba aravuga ngo bari mu mababa y'Uwiteka, naho isi yahinduka barashingana. Haleluya. Akagezi karakama. Kamaze gukama, hari igihe mu buzima bwawe wowe uneze amatwi akagezi gakama, ariko iyo gakamye Imana ifukura kandi. Yesu nashimwe cyane. Imana ihita ibwira Eliya iravuga ati ntiwirwe wibaza byinshi, haguruka ujye Sarafati. Sarafati hariyo umupfakazi ntegetse kugutunga. Mana we ndagushimiye, oya nanjye ndagushimiye ubwanjye. Haleluya, haleluya. Kuko hari igihe nkuvuga nkagenda nkwibuka, hari igihe nkuvuga nkagenda nsubiza amaso inyuma y'umutima, nkagenda nibuka ukuntu wagendanye nanjye. Haleluya. Nkagenda mbyibuka, nkumva naguha icyubahiro, ariko icyubahiro gikwiye. Haleluya. Hanyuma Eliya ageze Sarafati, asanga umupfakazi arimo gutoragura udukwi, arimo atoragura udukwi, kuko inzara yari yarateye, ngo yari asigaje agafu gakeya, asigaje n'utuvuta dukeya, yari arimo atoragura udukwi ngo asonge agafu yari asigaranye. Nawe yari arimo gutekereza avuga ati birarangiye, ariko aragenda. Eliya amugeze iruhande aramubwira ngo nzanira utuzi two kunywa. Umupfakazi aravuga ati amazi ndayafite, aragenda arayazana. Mana yacu tugirire neza. Atarayazana, Eliya aramubwira ngo uzanire n'agatsima. Umupfakazi aramubwira ati rero agatsima ntako, kuko nanjye ndimo ndatoragura udukwi, nsigaranye agafu gake. Yesu nashimwe cyane. Nsigaranye agafu gakeya, nkagasonganye n'umwana wanjye tukagira tukipfira. Ariko igihe wari upfuye, byibuke neza, warengewe n'Imana. Oya ntitukajya twihagararaho. Igihe wari upfuye warengewe n'Imana. Iyi Imana itahaba, ahawe ntabwo haba hakigize hate hakibukwa. Mana yacu tugirire neza. Mana ishimwe cyane. Arangije
Eliya aramubwira ngo genda ufate kuri ako gafu unsongera akanjye gatsima, kuko Uwiteka avuze ngo uhereye none ntabwo uru rugo ruzongera kuburamwo umutsima n'amavuta. Haleluya. Muri mby'ikorasi yarembye ngo nuntabara uzantabara untabaye ntuzansubize mu mibabaro. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ndararirimba arabivuga neza. Ku birenge byawe Mana niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye we. Haleluya. Arangije aragenda arakamusongera, yumvira umukozi w'Imana, aragenda aragasonga, maze kugasonga aramuzanira, agasigaye nako aragasonga n'umwana we, barakarya. Barangije ngo Eliya abwira Uwiteka, Uwiteka we, aramubwira ngo Uwiteka we, nyumvira uru rugo sohozamwe isezerano ry'ibiryo nanjye nge mparira, mu yandi magambo banyungukireho. Haleluya. Abakozi b'Imana nyabakozi b'Imana bazana umugisha. Muri no minsi hari abiyita ngo ni abakozi b'Imana, ariko atari abakozi b'iki b'Imana. Bibiliya avuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, cyangwa se muzabura. Reka mbabwire, aho Imana iri ntabwo ijya yihishira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma ngo Imana ihita isohoza isezerano muri rwa rugo rwa wa mupfakazi Sarafati, ihita izana mu ibyo kurya. Amen. Ngo uhereye uwo munsi Eliya na wa mugore w'umupfakazi bakajya birira. Amen. Mu gihe kiza kugera noneho umwana wa mupfakazi arapfa. Yesu nashimwe cyane. Reka mbabwire bene data, mu nteze amatwi muri impande zitandukanye, mwegera Imana namwe ibegere. Imana ikorane namwe imirimo n'ibitangaza. Nibwo muzagaragara ko mushyitse, nibwo muzagaragara ko muri abakozi b'Imana. Imana ishimwe cyane. Eliya ngo arangije, wa mugore aramubwira ati urampemukiye, aramubwira ati urankoshereje. Eliya aramubwira ati se ngukoshereje iki? Ati umwana wanjye yapfuye. Kimwe mu bintu byatumye abivuga nuko yari azi ko muri Eliya harimo imbaraga. Yesu nashimwe cyane, zishobora gutuma umuntu abaho, haleluya, cyangwa se ntabeho. Ibintu ni bibiri. Aramubwira ati kuki utumye umwana wanjye apfa, kuki udatumye abaho? Eliya aramubwira ngo muzane. Haleluya. Eliya anaomba Mungu, ahamagara Imana, arayibwira ngo Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana igira neza, Mana ifite gukiza mu biganza byayo, Mana itabara, Mana ishyira mu mahoro, Mana ishyira ikuzimu igakurayo. Mana ihita imuga ati Eliya we cecekere nabikoze. Akana karakira. Haleluya. Kana karakira. Kamaze gukira, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Haleluya. Kamaze gukira, agasubiza nyina kakize. Mupfakazi aramubwira ngo noneho urabizi Eliya mutumishi wa Mungu, uzi ikintu umenye? Eliya ati kimbwire. Noneho menye neza kuko uri umukozi w'Imana. Haleluya. Mana we nubane natwe, nubane natwe muri iyi minsi igoye, nukorane natwe imirimo n'ibitangaza. Ya nubane natwe Mana we. Yo, haleluya, nubane natwe. Mana ishimwe. Arangije ngo Eliya arangije ajya kwiyereka Ahabu. Ngo agiye kwiyereka Ahabu ahura na Obadiya. Huye na Obadiya aramubwira ati ni we Eliya databuja, mukuntu databuja yacishije abantu impande zose, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, bakaba barakubuze. Mana we. Arangije aramubwira ati ni ngewe. Aramubwira ati genda umubwire ati uyu munsi ko ndi bumwiyereke, mubwire ko ndi hano. Ngo arangije aramubwira ngo ntuzi ko nanjye ndi umuhanuzi mugenzi wawe. Mu yandi magambo yashaka kumubwira ati konza uburyo Imana ikorana nawe, konza uburyo Imana igendana nawe, yahindura igahindura uburyo. Mana we, twagaruka hano tugasanga yakujyanye ahandi. Ntuzi ko ndi umuhanuzi, ari nge wahishe abahanuzi 100,
ubwo Yezebeli yashakaga kubica 50 mu buvumo bumwe n'abandi 50 mu bundi buvumo, Imana yacu ishimwe haramwibwira. Haleluya. Ngo aragenda ajya kwiyereka Ahabu. Habamubonye aramubwira ati ni Eliya, n'ikibazo wateje muri Isiraheli. Eliya aramubwira ati ntabwo ari njye wateje ikibazo, ahubwo ni wowe n'inzu ya so. Mana yacu tugirire neza, Mana yacu twiteho. Bene data munteze amatwi, ibyaha bizana umuvumo, ariko gukiranuka bizana umugisha. Gukiranuka n'umuhanda utarimwe ibinogo Imana inyuramije gutabara umuntu. Eliya vugana na Ahabu, pabwira ngo ni wowe n'inzu ya so mwakoreye Imana, mwakoze ibyangwa n'Imana, muhemukira Imana. Imana irabahana, Imana irahana, Imana nta mikino igira. Bibiliya ivuga iki? Havuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Kubibira mu mubiri we azasaruramo kubora, ariko kubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Mana ishimwe. Haleluya. Ubugingo buhoraho. Arangije aramubwira ngo nteranyiriza Abisiraheli bose, muzane n'imfizi ebyiri tujye ku musozi w'i Karumeli, dutambire Imana zacu ibitambo. Imana iri bwiyerekana azaba ariyo Mana. Haleluya. Ngo baragenda bashyitse ku musozi w'i Karumeli, abahanuzi ba Bayali n'abahanuzi ba Ashera. Eliya arababwira ngo nimubanze. Haleluya. Imana yacu ntitanguranwa, irihagije. Nababwiye ngo Imana iriyumva. Yesu nashimwe cyane. Iriyumva, irishoboye, mbese nayo iriyumva, yabuze ikindi kintu cyayijya hejuru kiyumva kwirusha. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma bageze arababwira ngo nimubanze mutambire Imana yabo, ngo bubakira Imana yabo Bayali igicaniro. Barangije babaga imfizi barayitemagura bayishyira kuri cya gicaniro, ngo bahamagara Bayali. Barayibwira ngo nyabune Bayali nuturengere, nyabune Bayali nutugirire neza, nyabune Bayali twubabarire uturunguruke, ntudukoze isoni uyu munsi. Bayali ntiyabumva, Bayali ntiyareka kubakoza isoni, ahubwo irazibakoza. Irazibakoza. Reka mbabwire bene data, Satani akoze isoni, Satani arakwandarika, Satani kugeza ahantu habi, Satani arakwanika. Mana yacu tugirire neza, Mana yacu twiteho. Ngo ariko Eliya ageze isaha zo gusenga, asana igicaniro cy'Uwiteka, ariko ngo ataragisana arababwira ngo banze Imana yanyu yasinziriye. Dushimiye Imana yacu idasinzira. Amen. Arongera arababwira ngo banze Imana yanyu yatembereye. Dushimiye Imana yacu idatembera. Yesu nashimwe cyane. Amen. Hanyuma arangije Eliya asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse, acyubakisha amabuye 12, bisobanuye imiryango ya 12 ya Isiraheli. Imana yacu nitugirire neza, Imana yacu nitwiteho. Amen. Amen. Arangije ngo acyubakisha amabuye 12, ngo acukura n'uruhavu runini ngo rushobora kujyamo nk'indengo ebyiri z'amazi. Imana yacu tugirire neza. Ashyiraho imfizi yiwe, ariko ngo arabyitondera neza, abigenza neza, asana igicaniro, arihana neza, ayiyunga n'Imana, bintu byose abikora neza yitonze. Ngo arangije ahamagara Imana, ariko mbere yo kuyihamagara ngo abanza asukaho n'amazi, ngo haratota. Imana yacu ntifashwa, irihaje. Ni Imana itabara ititabaje ibihugu by'inshuti. Ni Imana itabara atari uko ifashijwe n'imiryango itabara imbabare. Irihagije. Ngo agisenga Eliya, umuriro uramanuka ukongora igitambo. Yesu nashimwe cyane. Ariko rimwe yaririmbye avuga ngo icyo gihe ngo n'abasaza bashaje cyane bari baje kureba Imana nyamana. Nimuze murebe Imana itangaza, nimuze murebe Imana Imana ni igitangaza. Yesu nashimwe cyane. Imana rero nibahereze umugisha. Twarimo tuganira ku ijambo rivuga ngo yubaye mu by'Imana, Imana nayo irahindukira ikaba mu byawe. Kuba mu by'Imana rero ni inyungu kuri wowe. Imana niguhereze umugisha wo duteze amatwi, kandi Imana ikomeze kugushyigikira mu izina rya Yesu Kristo Nyir'ingabo. Amen. Mwari kumwe na Evangeliste Niyonzima Vincent. Hano ni kuri Nezerwa TV Rwanda. Kuri Nezerwa TV Rwanda dukomeje kukwinginga, uri hanze y'igihugu, uri mu gihugu indani, ahantu hatandukanye,
komeza kumva Nezerwa TV kandi ukore subscribe ndetse na like na share na comment kugira ngo dufatanye kubaka umurimo w'Imana kandi Imana iguha umugisha. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubashyigikira. Amen.